abajene benshi ntabwo dushaka gushaka, baravuga n'ibintu bijyanye n'urushaka benshi tukirukanka. Nanjye ndimo mfite perception yanjye y'ukuntu ndeba ibintu nkavuga nti ibi ntabwo nabyihanganira, rero urushako kambe nsa nkaho nshyizeho irido. Ibintu byinshi, hari ibintu byinshi biri gutera abajene nyine twebwe, I'm sorry, I have to check myself. Hari ibintu byinshi biri gutuma abajene twebwe dutinya urushako, dutinya gutera intambwe ba papa na mama bateye. Turi kureba urugo nk'aho twaharubonye nk'aho ari ahantu heza twakishimira kujya twese, ahubwo tukabona ari nko kujya ikuzimu n'amaguru. Hari impamvu nyinshi ziri kubitera, kandi izo mpamvu at the end of the day ni impamvu zifatika ku muntu nyine wumva abajene yabyumva. Ariko nanone urugo ni ahantu heza, kugira famiye ni ibintu byiza, kugira abantu wita abawe ni ibintu byiza, kugira abantu Imana yagufashije kurema mufatanyije n'Imana ni ibintu byiza. Ariko none dufite imbogamizi nyinshi ziri gutuma tudashaka kujyayo, dufite byinshi turi kubona tudashaka kujyayo, dufite ibintu byinshi biri hano hanze biri kutwinfluence biri gutuma tudashaka kujyayo. Reka turebe muri ibyo bintu rero bimwe na bimwe biri gutuma abajene tudashaka gushaka. Kandi nanone urugo rubi ariko mental health ipfa, kandi twubaka umuryango uzira depression, umuryango udafite agahinda gakabije. Ikintu cya mbere, ubuzima buhenze. Ntabwo ari mu Rwanda, ntabwo ari muri Uganda, ntabwo ari muri Afurika gusa. Ubuzima burahenze ahantu hose ku isi, muri Amerika aho twirukira, muri Burayi, muri Aziya, muri Oceania, ahantu hose ubuzima burahenze. Uko twari tuzi ibintu mbere, ariko by'umwihariko twebwe birihariye twebwe kubera amateka yacu. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, hari igihe cyageze nyine igihugu gisa nkaho igihugu cyasubiye inyuma y'igihe kinini cyane, ku buryo transition turimo niyo abantu bari Nigeria barimo, abantu bari muri South Africa barimo, biratandukanye. Twebwe ibyo turi kubona none ahangaha turi kubona bikadutera ubwoba, ariko umuntu uri Ukraine, umuntu uri mu Bwongereza, umuntu uri muri Nigeria, umuntu uri muri Afurika y'Epfo, muri za Ghana, bihugu biteye imbere, za Korea, ibintu bisanzwe kuri we kuba umuntu akura agafata umwanzuro wo kudashaka kubera ibintu runaka abona. Rero twebwe ababyeyi bacu bari kwifata nk'aho ari isi irangiye, nk'aho dushaka guca imiryango. Ariko ufite uko ubona ibintu, afite uko abona ibintu, twese dufite uko tubona ibintu. Ikindi, nyine ubwo buzima buhenze buri ahantu hose. Ibyo kurya byarahenze, gas urugero yarahenze, gas ngo ndavuga petrol, ama essence, ibiki byose byarahenze. Buri nyine buri uko bwije nuko bukeye ibiciro by'ibintu bigenda, imibereho like living standard price yarahenze ahantu hose ku isi muri rusange. Ariko twebwe turacyafite amahirwe make kuko turacyafite n'ahantu duhinga. Twebwe ntabwo biraba like toxic cyane ahandi mu bindi bihugu bitandukanye. Ikindi kintu kiri gutuma abantu tudashaka abajene benshi ni ugutinya guhemukirwa. Kuba warabonye runaka yarashatse umugabo we akamwica, cyangwa se umugore we akamwica. Kuba warabonye runaka yarashatse akadivorusa n'umugore we yari afite ahantu ari, ejo ugasanga agize ikibazo cyo mu mutwe kubera iyo divorce wenda atari yariteze mu buzima bwe, bikaba ngombwa ko icyo gihe runaka asubira inyuma agasa nkaho ataye nko nk'umutwe cyangwa agize probleme mentale. Ibyo nabyo bigatuma, kubera yahemukiwe nyine, bigatuma natwe twumva ko tuzahemukirwa, bigatuma rero tugira amakenga yo kumva ko tutajya mu rugo. Ikindi, dushaka freedom, kandi over freedom kills. Uko kwishyira kwizana dushaka nako dushaka kwishyira tukizana nyine totari. Ntabwo dushaka kubaho dufite abantu batugenga. Urumva urugo uzaba ufite umuntu umugengana, umugore wawe arakubaza se wiriwe he, umugabo arakubaza se wiriwe he, amafaranga wahembwe se wayamarishije iki, zana amafaranga wahembwe tuyakoresha. Ibyo bintu ntabyo dushaka. Dushaka kwigenga, ibyo twinjize tubyigengeho, ibyo dukora tubyigengeho, buri kintu cyose dushaka kukigengaho. Ariko rimwe na rimwe nanone hari igihe dusanga hari abantu nyine ma perception, iyo freedom rimwe na rimwe irica, ariko akenshi nayo iri mu bintu biri gutuma tudashaka gushaka. Ikindi ni social media influence. Urabona, cyangwa se influence ituruka ku mbuga nkoranyambaga. Kurikira umusitari runaka aba wenyine, ubona nyine ubwo buzima baba wenyine, ni ubuzima bwiza. Gukurikira umusitari runaka, ni single mom cyangwa se n'umufiyemere, urabona ukuntu abaho, kumva birakunejeje, ukavuga uti nanjye nabaho nk'akanaka, kumva birakubye nyine, ni ibintu bikunejeje. Ukurikira umusitari runaka ntigeze agerageza no kuba umufiyemere cyangwa se single father, ukabona nyine uko abayeho, ukabona birakunejeje, nawe ukumva wabiba. Rero nayo niyo influence turi gukora ku mbuga nkoranyambaga ku bantu turi gukurikira, dufata nk'abaroromodo bacu cyangwa se ibyitegererezo byacu, biri mu biri gutuma nanone tudashaka. Ikindi, turoma zo mu rugo cyangwa se ihungabana twavanye mu ngo. Twese ntabwo tugira ingo zimeze kimwe. Hari ababyeyi, hari abana bakuriye mu rugo iwabo bakubita ababyeyi, ababyeyi barwana, cyangwa se ukaba waravukiye mu rugo ubona mama wawe yifashe imirimo yose, kuko ibintu bireza ahantu hose.
abagabo ba providinga mu rugo ni bakeya cyane, ni bake cyane. Rero urugero nk'umukobwa ukabona mama wawe yifashe ibintu byose ari papa akimama, n'umugabo akaba umugore, ni mama w'abana akaba na papa w'abana, ukavuga uti njye ntabwo nshobora gufesinga biriya bintu sinanabyihanganira, ugafata umwanzuro wo kubereka gutyo. Cyangwa se ukaba uri umuhungu ukabona mama wawe yirirwa araca inyuma papa wawe, mama wawe yasahuye papa wawe, mama wawe yakoze ibintu runaka wenda yayangije papa wawe, ukavuga uti nanjye sinshaka kuzamera nka papa, reka njye mbihungire kuri ibyo bintu ntabwo mbishaka. Ibyo nabyo biri mu bintu biri gutuma twumva tutajya mu rushako cyangwa se twumva dutinye gushaka. Ikindi kintu gishobora kuba kiri gutuma abantu dutinya gushaka ni nka pressure yo turayita pressure y'iki ngubu, pressure ku ruhande rw'abasore. Abasore bashaka kuba abakire by fire by force. Pressure by'umwihariko ku basore nyine bashaka, natwe abakobwa turabishaka. Hari igihe rero ukavuga uti ninza n'umuhungu muri bino bintu cyangwa se umuhungu w'abandi nkamuzana muri relationship nta gahunda afite yo gushaka, ukabona waba uri kwangiza umuntu mentally, waba uri kwangiza umuntu w'abandi. Nanone bikaba ngombwa ko nyine usa nkaho ushyize barriere muri urwo rugendo rwo gushaka. Uri umuhungu uri guhasolinga, ufite ikintu runaka ushaka kugeraho, ukavuga uti aho kugira ngo nzane umwana w'abandi bigende gutya kandi mfite aho nshaka kugera mufate nk'urwego kambireke, sinzashaka, nzashaka ahubwo friend for benefit cyangwa se inshuti mufitanye ibintu muhuriyeho, bino bintu bireze. Ukaba ufite inshuti y'umukobwa runaka muryamana, kumva ari ibyo, kumva ni ibyo birabaye. Ikindi ni uguhinduka kw'imitekerereze. Abantu twarahindutse ku buryo abantu nyine imitekerereze yarahindutse ku buryo none no kwikunda byabaye byinshi, wumva ko icyo ushaka nyine nicyo kiri mata, kandi kugira ngo ugere mu rugo mwese mugomba kugira ibyo mwigomwa kugira ngo habeho ikintu runaka. Rero ntabwo twe abajenesi tugifite ibyo bitekerezo, wumva ko nyine icyo ushaka nyine nicyo ushaka, icyo runaka ashaka ntabwo kitayeho. Ikindi ni umuco w'uburaya uri nk'ahantu hose. Kera umuntu yajyaga mu rugo avuga ati ndashaka kugira ngo ngire umuparteneri wanjye tuzajya dukorana imibonano mpuzabitsina, ariko ubu ngubu urashaka nyine umuntu mukorana iyo mibonano mpuzabitsina ukamubona igihe umushakiye, upfa kuba ufite amafaranga yo guprovidinga cyangwa ufite icyo gutanga. Rero umuco w'uburaya nawo uri gutuma abantu benshi dutinya gushaka, wenda tuvuge nko ku bakobwa, batinya ko uyu wuti urashakana na kanaka, ejo akaba agiye muri izo ndaya, gucana inyuma bikaba biratangiye kandi urugo rurimo gucana inyuma nta rugo ruhari. Abahungu nabo baravuga ati njyaho kugira ngo nshake nanjye umugore wanjye azagenze kuriya, ndajya ndishakira indaya turarane. Wenda nkoresheje ijambo ribi arono, ariko ni ijambo risanzwe muri sosiyete nyarwanda, n'ibintu tuziranyeho, wenda ati tubane birangire. Ikindi ni ubwoba bwo gutakaza amahirwe. Urumva iyo ushatse hari ibintu byinshi biba bitakibaye of course. Rero kugira ngo urushako rugende neza, buri muntu wese hari amahirwe atakaza mu buzima, mugasa nkaho mwongeye kwinjira ahantu mutazi, mu buzima butazi, ahantu mutazi runaka, mwisi mutazi, mwese mugiye gushaka amahirwe muzahuriza hamwe akabyara ikintu runaka. Rero ibyo nabyo biri gutuma turi kwanga gutakaza amahirwe nyine, bigatuma twumva ko tutashaka. Ikindi ni kwihangana mu rukundo byabaye bikeya cyane. Urumva ibyo wagahishe uzaha runaka urabimuha mbere, inyungu yaragufitemo birarangiye. Ubwo niba kubabaje n'undi nawe mugahora bikagenda gutyo, ntabwo uzaba ugishatse. Nawe umuhungu turi kwizera, n'abahungu bari kwizera ko nta bakobwa bagihari bazima. Niba uhuye na kanaka utari muzima bitewe na perception yawe y'ibyo uri mu mukobwa muzima, ukabona na runaka ugahita wishyiramo mindset ivuga ati burya nta bakobwa bagihari, burya bimeze gutya. Rero ibyo bintu byose biri guhura mu mitwe yacu, twumva abajene ntitugishaka gushaka, tukabona urugo ahantu twarubonaga nka comfort zone, ariko turasigaye tubona nk'ahantu umuntu agenda akaba ahantu ujya ntugaruke. Hari n'abagera bagapfirayo. Rero bikadutera ubwoba, twumva nyine ntidushaka gushaka, ukumva by'umwihariko gucana inyuma byo biri gufata indi ntera. By'umwihariko nkatwe abakobwa nyine ukumva ntiwabyihanganira, sinkubeshya, abantu barababara, abantu bari kuyuzingwa, arakuyuzinga akaguta. Abantu turabona mu nzira tukibwira ko babana kandi buri muntu wese afite uburiri bwe, aragenda akajya kurarana na kanaka, niba ari uko gusambana cyangwa se kurya kanaka akarya agataha akitwa papa mu rugo ariko atari umugabo mu rugo. Aragenda n'umumama agenda ajya gushaka umujene w'umusore runaka, bajya akantu akemura ikibazo cyatahe yitwe mama, ariko ntayitwa umugore we, ntabwo akitwa muka kanaka. Ibyo bintu byose rero biri kudutera
biri kutudiscourage kuba twajya mu ngo, kuba twashaka kubaka ingo nk'ababyeyi bacu, kuba twagira icyo tugeraho ngo tuvuge ngo dufashe intambwe iyi n'iyi. Rero ibyo bintu byose ni ibintu biri kutwangiza mentally, bigatuma nyine bidushyiraho ubwoba bwo kumva ko tutashaka. Izo mpamvu zose wenda nawe ufite izawe ubona, ariko akenshi mu mpamvu 10 ziri gutera abajene kuba tutashaka, izo mpamvu mvuze haruguru zirahari, kandi nizo nyinshi ziri kududiscourage rwose kuba tutashaka. Nk'ubu ngiye ndamutse mvuze ingo mbona nk'icyitegererezo, sibyo ko nazo ziba zipretendinga nabo nyine tubona bimeze gutya, ariko zirara zishya bwacya bukazima, njye nta n'izo nanabona, ntazo. Umbajije ingo 5 navuga, ntazo, n'izo nari nizeye zarantengushye. I used to tell them, nimbona hari ikintu kibaye mu ngo zabo, I used to tell them that we never do the same thing, we never maybe be married. Ariko nasanze ibyo nibwira atari byo, ntaho bukikera. Ingo zose zirimo ibibazo, zitarimo ibibazo by'ubukene, zirimo ibibazo zo gucana inyuma, zirimo ibibazo zo kudahazanya mu buryo bumwe cyangwa runaka, zirimo ibibazo byo kutanyurwa, ibibazo by'imyitwarire umwe atagomba kwihanganira. Rero isi y'abanyarusange, wowe ushaka gushaka nyine ubwo no gutekinga risk, ukamenya ukagenda uri tayari physically, mentally, emotionally, ukamenya ko utagiye muri paradizo, niko navuga. Ariko none at the end of the